yiyerekwa impano y'inzozi nkaba nyifiteho n'ubwenge nkaba nzi n'icyo ngomba gukora kugira ngo nzimenye nshobora gusenga Imana ikangabiza icyo kirere nkamenya ngo ariko runaka inzozi yarose zamubujije gusinzira nizi Imana ikantuma nkaza nkazi gusobanurira kandi bigakunda ukabana neza amahoro nabo muri kumwe wari watatse wibwira ko hari ikibazo cyabaye noneho ngo baravuga ko n'ubundi ufite impano y'inzozi ahubwo icyo ubura ni ukuyisengera kugira ngo ibe original isohore iyerekwa rizima ubundi se wibwira ko niyihe nyungu Imana ifite mu kukurotesha inyungu ya mbere ni ukugira ngo ikumenyeshe ibizaba ni ukugira ngo ikumenyeshe inzira urimo ni ukugira ngo ikumenyeshe gahunda zawe zose z'ubuzima kuko ubundi ntitwagakwiye kwiruka ngo tujye gushaka abahanuzi ntitwakwiye kubahamagara kuri telefone ntitwakwiye kujya mu byumba by'amasengesho mu gihe cyose twiyizeye ko dufite impano y'inzozi impano y'inzozi ishobora kuba original ndetse ibyo warose bigasohora mbere y'ibyo wahanuriwe bitewe rya mbere rishobora gutuma utarota neza cyangwa wanarota kuko impuhwe z'Imana zigera hose ishobora kubona wagize intege nke zo kudasenga ariko ikaguhereza inzozi ariko uraza guhura n'ikibazo cy'uko uri buze kuzibagirwa kuko iyo ugiye kuryama ikintu cya mbere Satani yohereza mu cyumba cyawe ni umudayimoni muyongobezi ushinzwe kuyongobeza ushinzwe gutwara inzozi warose Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare kudukurikiye wowe ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bigiye bitandukanye reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga uyu munsi wa none bishoboka ko nyine udukurikiye uri kwa muganga ufite uburwayi cyangwa se ukaba udukurikiye utari no kwa muganga ariko noneho uri mu rugo umerewe nabi ubuzima bwawe budahagaze neza butameze neza cyane bitewe na situation y'ingiyi cyangwa se iyindi ariko reka nkubwire ngo bucya bucyana yandi niko umugani nyarwanda uvuga hari n'igihe ubona ko biba byananiranye ariko kuko Imana itarobanura ku butone kandi reberaho se cyarimwe umunsi umwe bugacya mu gitondo ibintu byose byagenze neza cyane nuko nje rero kandi nuko ninje mu kiganiro nkuko mubimenyereye ni Pascal cyangwa se Yeremiya dukunda kubana hano kuri iyi channel kugira ngo tuganire iby'Imana tuganire ku by'ubuzima tuganire ibintu bishobora kubaka umurimo w'Imana kuko umurimo w'Imana niwo uturaje ishinga muri uwo murimo w'Imana rero harimo kubwiriza ubutumwa bwiza harimo gusengera abarwayi harimo ubufasha mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'umwuka harimo kwihana ibyaha harimo gusobanukirwa inzozi harimo gusobanukirwa amayerekwa harimo gusobanukirwa ubuhanuzi duhabwa uyu munsi cyangwa se ubwo twahawe n'ikindi gihe iyo rero abana b'Imana bari hamwe umwuka wera arururuka akabana nabo cyane ko Bibiliya yavuze ngo babiri cyangwa se batatu bateraniye hamwe bahamagara Imana ariko ngo bahuje umutima umwuka wera nawe araza akabana nabo ndifuza yuko mbere ko dutangira iki kiganiro cyacu kijyanye n'inzozi twabanza tugasenga fata umwanya mbere yo gutangira iki kiganiro ubanze ufata isegonda rimwe ukande subscribe kuri iryo jambo ubona ritukura riri imbere yawe ukandeho wongere ukande ku buryo kukantu kameze nk'amatwi kugira ngo igihe turi ku ikiganiro ujye ubona notification bidatinze mbese ibiganiro byacu bikugereho mbere kandi nimba wifuza kudushyigikira nabwo na wadushyigikira kuko buri wese icyo afite agifite kugira ngo agire icyo amarira abandi reka dusenge Imana
uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ubutware bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye gukora kwawe. Uyu munsi waduhaye kuramuka ndetse no kwirirwa. Hari abandi bari kubyuka, abandi bigeze nimugoroba, ariko twese turacyahumeka, turacyashima izina ryawe. Nsabiye umugisha rero abadukurikiye, abo turi kumwe mu iki kiganiro bajyaga bibaza ntibabashe gusobanukirwa, ariko uyu munsi turakwinjije ngo utahe marayika kugira ngo abane natwe, udasobanukiye nawe aze kubona uburyo bwo gusobanukirwa. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Wakoze cyane rero kubana natwe. Ndagira ngo aka kanya tubanze twanzike ikiganiro cyacu, duhere ku kintu cyitwa inzozi. Abantu benshi bagira inzozi. Impano y'inzozi ni imwe mu buryo Imana ikoresha yereka abantu cyangwa se iburira abantu igihe baryamye basinziriye. Hari abantu batajya bashobora kuyisobanukirwa, bakibwira yuko impano y'inzozi hari aho ipfana nako hari aho ihuriye n'impano yiyerekwa. Ntabwo bihura, gusa bijya kumera kimwe, kuko iyerekwa umuntu aribona ari muzima, akanuye, nta kibazo cyabaye. Ariko impano, ikintu bita kurota, urota kubera ko usinziriye. Ni uburyo Imana ikoresha iganira n'abantu bayo baryamye basinziriye. Ntabwo impano y'inzozi twayita iyerekwa. Cyokoze ushoboye gusanga impano y'inzozi yaba original cyane kurenza iyiyerekwa, kuko akenshi uwerekwa yerekwa kubera yuko yasenze, kubera yuko ahagaze mu bihe byiza, nibwo ashobora kwerekwa ikintu kizima. Ariko impano y'inzozi hari n'igihe ujya kuryama utanasenze ariko ukarota, kuko Bibiliya ivuga ngo uwo nkunda muhera mu bitotsi. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kuganira nawe uryamye washyizweyo, ikaza ikaganira nawe kandi ikaganira nawe ibintu bizima, cyakoze bigateza ikibazo kubera ko mu gitondo wabyibagiwe cyangwa se ukabona byibuka, ariko bikaba byaguteye ubwoba kubera kutabisobanukirwa. Niyo mpamvu naje rero kugira tuganire kuri ibyo bintu. Abantu benshi bagendana impano zikomeye bakazitesha agaciro. Abantu benshi Imana ibasura buri munsi, ariko bakavuga ngo ntibavugana n'Imana. Rimwe na rimwe akaba ari nabo batera intambwe yo kuvuga ko Imana itavuga, ariko Imana iravuga kandi ivugana n'abantu benshi. Ndetse kandi hari n'abandi baba bafite iyo mpano y'inzozi, bakarota nibyo, ariko bikaba ikibazo kuko batayisengera kugira ngo mbese ibe ibisoko idudubiza amazi meza. Urumva n'ufite iyo mpano y'inzozi akaba azi ko arota, nawe namubwira ko nayo bayisengera. Ariko hari ukubirota ukabibona, hari no kugira ubwenge bwo kubisobanukirwa. Numva rero cyambere ni ugusenga ukarota cyangwa se ukerekwa, ariko ugasaba Imana ikaguha ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo warose. Kuko hari igihe urota ibintu bikaguteranya n'abavandimwe, hari igihe urota ibintu bikaguteranya n'inshuti, kubera ko wowe wabashije kubisobanukirwa mu buryo butari bwo. Ibyo byose rero ni intege nkeya zibitera. Tubonye ko iyi mpano y'inzozi ntikorerwa, cyakoze irasukurwa, kuko nta hantu na hamwe nari numva umuntu avuga ngo ngiye gusenga nsabe abantu bansengere nanjye nge ndota. Ngenzi ko abantu benshi barota. Ushobora kutarota ibintu bizima, ariko ntiwabura no kurota imiruho yawe. Ariko nimba urota imiruho yawe, bisobanuye ko n'ubundi ufite impano y'inzozi. Ahubwo icyo ubura ni ukuyisengera kugira ngo ibe original, isohore iyerekwa rizima. Ubundi se wibwira ko niyihe nyungu Imana ifite mu kukurotesha? Inyungu ya mbere ni ukugira ngo ikumenyeshe ibizaba, ni ukugira ngo ikumenyeshe inzira urimo,
nukugira kumenyeshe gahunda zawe zose z'ubuzima kuko ubone ntitwagakwiye kwiruka ngo tujye gushaka abahanuzi, ntitwakwiye kubahamagara kuri telefone, ntitwakwiye kujya mu byumba by'amasengesho mu gihe cyose twiyizeye ko dufite impano y'inzozi. Impano y'inzozi ishobora kuba original ndetse ibyo warose bigasohora mbere y'ibyo wahanuriwe bitewe nuko wabyitwayemo. Reka rero turebe uburyo umuntu ashobora kurota. Turibanda ku nzozi abantu benshi bakunda kumpamagara bambwira bati izi nzozi ndazirota ariko simenye icyo zisobanura. Hari n'abarota bugacya bapakiye ibyabo bahunze urugo. Hari n'abarota bugacya bavuye ku kazi bakoraga. Hari n'abarota bugacya banga abaturanyi babo. Hari n'abarota bugacya banga abana babo. Urumva hari inzozi nyinshi turota ariko kuko nta mbaraga dufite zo kuzisobanukirwa, nta bwenge bwo gusobanukirwa inzozi. Hari umugabo umwe witwa Daniel yari afite impano ikomeye cyane kuko ngo umwami yigeze arota inzozi, amaze kuzirota arazibagirwa, aravuga ngo nge narose inzozi ariko nagize ikibazo cyo kuzibagirwa. Ni munshakira abacurabwenge, munshakira abahanuzi, muzana abapfumu, muzana abakonikoni bamfashe ndebe ko inzozi narose ndibuze kuzibuka. Noneho ngo baragiye bazana abandi bantu mbese kuko bumvaga ko abasenga badashobora kugira imbaraga, batagira power zo kuba bamenya inzozi umuntu yibagiwe. Daniel baramureka ariko ngo bagezeho bibuka ko Daniel yagambanirwaga buri munsi. Bavuga ati uyu mugabo Daniel arasenga ariko tuzabwirwa n'iki ruko asenga. Baravuga ati rero nitumujyane imbere y'umwami izi nzozi akananirwa kuzibuka kuko icyambere kwari ukuvuga inzozi umwami yarose banamutwaye bwa kabiri none hagiye kuzisobanura. Hatabara umuntu wasomye izo nkuru akazisoma mu igice yenda akaza kuntera amabuye. Bwa mbere yagiye umwami yarose inzozi kuko Imana ari igambiriye kuzamura Daniel ikamushyira hejuru. Imana imutera kurota inzozi, inamutera kuzibagirwa kugira ngo iziheshereze icyubahiro mu mugaragu wayo Daniel wari ufite imbaraga z'Imana by'ukuri. Naho abakizwa nabi bo nakazi kabo kuko ikijwe nabi nyine bigutera umwaka wari ugera ku munsi warwo ari umunsi wa finali bakakubwira ngo iki ngiki urakivugaho iki, ukabura icyo uvuga kuko impano urazifite ariko nta bwenge ufite bwo kuza gucencura cyangwa gusobanukirwa. Ngo agiye kumva yumva rero ngo abasirikare barakomanga, arangije ngarakingura baramubwira ati umwami aragushaka. Bati Daniel atese aranshaka habaye iki? Atugomba kuza ukajya kuvuga inzozi yarose kuko yazibagiwe. Daniel ngakibyumva ahita agira ubwenge bwo kuvuga ngo mbere yo kugenda reka mbanze n'ikingirane mu nzu. Ngo yabatse iminota 15 ngo reka mbanze nsenga Imana. Ubwo uhita umenya ngo wowe wihutira kwanga mwene so ngo wamurose, kwanga akazi ukora ngo wakarose, kwanga umuvandimwe ngo wamurose, kandi utabanje gufata umwanya wo gusenga ngo usobanukirwe ibyo warose byari byo, uri mu buyobe. Daniel we ngo yaravuze ngo ni mumpereze iminota 15. Ngo afata iminota 15 ari ikingirana mu nzu arasenga. Ngo agisenga agatotsi gahita karamutwara. Aho umupira warengeye ni naho Imana yawurenguriye. Agatotsi karamutwaye nawe ashyirwa yagira gute arasinzira. Ngo ako kanya Imana imuzanira za nzozi umwami yarose. Iminota 15 irangiye aracingura abwira ingabo z'umwami, arabwira ngo tugende ngewe inzozi ndajya kuzivuga nazimenye. Imana ishimwe cyane. Aragenda ageze ibwami kubera ko bari bazi ko nyine yiyaminiye gusa adashobora kubona imbaraga zo kuvuga ibyo bintu. Ese wambwira ukuntu ndibuze kuza kumenya inzozi Papa Kereya yarose? Ndaza kumenya inzozi Mama Fani yarose? Ariko nimba mfite impano yiyerekwa, impano y'inzozi, nkaba nyifiteho n'ubwenge, nkaba nzi n'icyo ngomba gukora kugira ngo nzimenye, nshobora gusenga Imana ikangabiza icyo kirere nkamenya ngo ariko runaka inzozi yarose zamubujije gusinzira, nizi Imana ikantuma nkaza nkazi gusobanurira kandi bigakunda ukabana neza amahoro nabo muri kumwe wari watatse wibwira ko hari ikibazo cyabaye. Noneho ngo baravuga ati uyu muntu wirirwa beshya ngarasenga, reka tumushyire ku rutonde rwa nyuma
barangije bahera ku bacurabwenge bose bazana n'abapfumu ye bararagura baravuga bati nukuri ntabwo inzozi warose turi kuzibona. Daniel agezweho baravuga ati woweho noneho barakwica mbere izi nzozi umwami yarose nutazisobanura. Daniel ngo akitangira kuvuga ngo mwami wagiye konobona ikintu cy'ikibumbano, avuga uko cyari gifite amana 7 amana 5, avuga ibintu byose, avuga amaboko, avuga uburebure, avuga ubugari. Umwami ati ceceka rekera aho ngaho, Imana yururutse iri kumwe nanjye aha ngaha, babanze bakwakire banasezerera abangaba kuko Imana turi kumwe. Urumva rero impano y'inzozi ni impano ikomeye cyane. Daniel kugira ngo ajye gusobanura, ajye kwibuka ibyo umwami yarose, byamusabye gusenga. Akirimo arasenga arasinzira, kuko ibyo agiye gusobanura ni ibyabereye mu bitotsi. Ntabwo Imana ari guhita imuhereza iyerekwa. Iby'Imana abantu babihinduye akajagari ku buryo ushobora mbese kubwira umuntu ati nsengera agahita nakurambikaho ikiganza agatangira kugusengera atanaguhaye umwanya wo kwitunganya. Byabaye akavuyo ku buryo abantu benshi ntabwo tugifite ubwenge bwo kubitwara neza mu murongo mu buryo bikwiriye. Niyo mpamvu umurimo w'Imana uri huratukwa cyane. Nawe rero ushobora kubujya urota. Ubwo ako ni akantu gato cyane nari ngucishirijeho kugira ngo wumve ikora, kugira ngo ubashe gusobanukirwa inzozi urota. Icya mbere habanza kuryama. Iyo ugiye kuryama uryama gute? Aho ntumara kurya, wamara kurya ugahita ujya mu buriri ukaryama utavuze na mwami Yesu, nawe w'umukatolike utavuze na dawe uri mu ijuru. Iryo ni ikosa rya mbere rishobora gutuma utarota neza, cyangwa wanarota kuko impuhwe z'Imana zigera hose. Ishobora kubona wagize intege nke zo kudasenga ariko ikaguhereza inzozi, ariko uraza guhura n'ikibazo cy'uko uri buze kuzibagirwa. Kuko iyo ugiye kuryama, ikintu cya mbere Satani yohereza mu cyumba cyawe ni umudayimoni muyongobezi, ushinzwe kuyongobeza, ushinzwe gutwara inzozi warose. Iyo rero umaze kurya, ugomba gukurikizaho gahunda y'isengesho mbere yo kuryama. Ugahamagara marayika murinzi, ugahamagara imbaraga z'Imana, mbese ariko mbere y'ibyo byose ukabwira Imana ko wiriwe mu isi yanduye, ukihana ibyaha byawe, ukajya kuryama uri intungane. Munibuke ko hari benshi bajya kuryama bugaca mu gitondo bapfuye. Burya rero iyo apfuye yagiye kuryama atiyejeje, ntabwo yabona ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana buzajyamwe abejejwe, buzajyamwe abakijijwe. Nimba uyu munsi ushobora kujya kuryama udasenze, utatuye, wiriwe uvuga nabi, wiriwe ucuruza, wiriwe ubeshya ibiciro, wiriwe mu kiyede, wirirwa utera inzenya, wiriwe mu kazi runaka, wiriwe mu magambo adahesha Imana icyubahiro. Imana ibirengeje iguhaye ibyo kurya, wowe urariye, ugiye kuryama, ntusabye Imana imbabazi, mwibwire ngo mbabarira ibyaha byanjye, urarane nanjye muri iri joro, wohereze marayika murinzi. Uzarota nabi, kandi nurota nabi uraza kurota ibintu biguteranya n'abandi. Fata ibyo kurya byawe, ushima Imana yabiguhaye. Niba ufite ibindi, wibuke umuturanyi wawe nimba atabibonye, nawe umwegere ugira ibyo umuhereza. Nurangiza ugiye kuryama ushima Imana, ubwira Imana ikubabarira ibyaha byawe. Nurangiza ugiye kuryama, nimba wasabye ubwishingizi ku Mana, ukabwira Imana, Imana irabizi kuri businzire, ariko nayo ikeneye ko wiyaminiye mu maso yayo, ukayibwira ati Imana ngiye kuryama, ninsinzira wowe ntusinzire, utanga abamarayika baze kubana nanjye. Icyo nicyo gihe Imana iguhera ingabo z'abamarayika, kuko iyo dusenga abamarayika bagendana natwe barabyibuha. Imbaraga z'Imana ziri muri twe zigira imbaraga zidasanzwe, kuko umuntu agenda bafite abamarayika
abafite abamarayika bamurinda ibyago, afite abamarayika bakurinda gisida. Niyo mpamvu uva mu rugo ukagenda ukajya mu kazi ugiyemo ugataha uri amahoro. No mu rugo birashoboka ko waba uri guteka gazi kaguturikana, ariko kuko Imana yatanze abamarayika bo kukurinda, bakuri impande ntacyo uri bube. Ariko kukomeza gusenga niko marayika byibuha. Iyo umuntu yagabanyije amasengesho, abamarayika bahawe kumurinda barananuka cyane. Iyo rero bananutse cyane, hari ibintu byinshi bigutungura biturutse kwa shitani. Ibyo yo bigutunguye uvunagurika nta gitabara. Inyamara Imana yaraguhaye umurongo mwiza wo kubana nayo, bitagusabye ikiguzi, bitagusabye igitambo, kuko amaraso Yesu Kristo arahagije kugira ngo yo ubwayo uyivura ugutema Imana irarane nawe. Iyo umaze gusenga rero uraryama, isengesho icyo rimaze bituma utarota imiruho yawe. Uzabyumva neza hari igihe uzaba uryamanye n'umuntu ntujye kumva wumve ngo atangiye guterana ibipfunsi avuga ibigambo bikomeye, atokesha, aseka. Nimba ari umufana wa Rayon Sport wumva ari gufana Rayon Sport kuko ariyo yiri wafana, kuko ari kure umupira. Bitewe n'iki? Yagiye kuryama ntiyafata ubugingo bwe ngo abushyire mu biganza by'Imana, ahubwo yagiye kuryamana ubuzima yiriwemo mu isi y'imiruho. Kandi iyo turyamye ni igihe cyo kugira ngo presence y'Imana ikore. Reka mbabwize ukuri, umuntu amera umusatsi asinziriye, umuntu akura asinziriye, amagufa y'umwana akurira mu nda ya nyina asinziriye. Iyo turyamye nibwo Imana ikora ibintu byinshi ku buzima bwacu. Abantu benshi barabyitiranya rero, barabyitiranya bakabifata uko bitari. Ibintu byose bikorwa nijoro. Reka nkubwire, iki kintu cyitwa gusinzira ntimukagipinge. Adamu kugira ngo akurwe mu rubavu, akurwe mu mugore Eva, nuko Imana yabanje kumusinziriza. Iyo dusinziriye, Imana ikora ibintu bikomeye. Imana iri kurwana intambara nini ndetse n'intoya, iri kurwana n'isi y'umwijima. Niyo mpamvu iyo ugiye kuryama ntusenge ngo ufate ubuzima bwawe bushyire mu biganza by'Imana, uba wihemukiye wowe ubwawe. Nta wundi muntu uri guhemukira. Kuko iyo urimo urasenga, menya ko nimba usenze saa 4 z'ijoro ugiye kuryama, umucuraguzi yari buzi wawe saa 5 z'ijoro, ahagera saa 5 z'ijoro asanga saa 4 z'ijoro wasabye abarinzi baturuka ku Mana bamaze kuhagera kare, bagose inzu yawe no hejuru y'amabati bahageze. Umucuraguzi aracuragura ariko ntacyo bitanga. Amena ibintu ku mabati kugira ngo yenda bamwe babuke baryamye bacuramye. Abacuraguzi nabo nzababwira imigambi y'abacuraguzi. Burya ntimuze mugira ngo abacuraguzi baba bafite umugambi wo kukwica, ahubwo baba bafite umugambi wo kuguteza inyatsi. Icyo ukoze cyose cyanjye ubyara upfusha, ibintu bya byose bigende nabi. Uyu munsi siyo topic nashatse tuganiraho. Ndashaka tuganire ku iyi topic yitwa inzozi. Ikintu cyitwa indoto, icyo urota. Igihe Imana iganira nawe uryamye usinziriye, ni igihe abantu bagomba guhereza agaciro. Satani rero yaritegereje asanga mu gicuku cya nijoro haberamo ibidasanzwe ku muntu w'Imana. Hari ikintu Imana ikora kidasanzwe. Niyo mpamvu hari igihe muzava muri saro uri kuganira neza n'uwo mwashakanye, nimugera mu cyumba mutangire muryane. Kubera iki? Satani yabateze mbere abatangayo, kuko hariya mwakira cyumba niho Imana iri buze gutangira imigisha yose ishoboka. Ni naho Imana iri buze kurara itegura imigambi ibyizabagezaho ku munsi w'ejo. Satani nabatanga akabateza intonganya, mukarara mutongana, ubwo tayari ejo mu gitondo nta mugisha muzabona. Ariko ni mumutanga mugasenga Imana, mukaryama neza. Ndetse rimwe na rimwe umugore agasaba umugabo imbabazi, umugabo nawe agasaba umugore imbabazi, murota neza. Ndetse ikibabwira ko mwageze ku rutonde rwiza, mutangira kurota bimwe, kubera ko mwagiye kuryama muri umwe. Ariko iyo mugiye mutatanye, niho handi umwe afata inzozi nziza undi agafata imbi. Wari uzi ko ushobora kujya kuryama aba ari nawe mpera, kubera ko wagiye kuryama utari kumvikana n'uwo mwashakanye, ugahita urota umusanze ahantu ari gusambana? Ntibyakubayeho nkurikiye se? Barahari benshi baryama kubera ko yagiye kuryama azi ko umugabo araye ku kazi, yenda arayavura, arayirondo. Noneho kuko yagiye kuryama ntiyiragize Imana, ahubwo ari gutekereza ngo ubu mugabo ngo ntari bukore ibi, ngo ntari bugenze gutya. Satani ahita kuzanira igisubizo cya ya miruho yawe watekereje, agahita kwereka umugabo wawe
yaraye asambana tayari. Mu gitondo umugabo ashikavuye ku kazi, yagera mu rugo yavugisha umugore, umugore ntavuge, ntamusubize neza. Kubera iki? Ikosa ryabere kuri wa wundi wagiye kuryama atasenze. Mbere yo kuryama, koropa ibyo wiriwemo byose, neutralize imbaraga z'umwijima wiriwemo, sezerera imiruho wiriwemo yose, usabe ubundi buzima bushya, usabe abandi bamarayika bashya, urarota neza kandi ibintu bize kugenda neza. Izo rero nizo bita inzozi z'iki? Z'umuruho. N'umugabo nawe nuko akaba ari burare mu nzu wenyine, yenda madamu wiwe yagiye mu kazi runaka. Dufite abashinzwe umutekano, tunabashimire cyane. Dufite abaganga, dufite bakora mu bintu bitandukanye basaba gukora akazi ka nijoro, dufite n'abashoferi. Nujya kuryama ibitekerezo byawe biri kuwo mwashakanye, kandi uko umushyiraho ibitekerezo byinshi, niko Satani akuzanira ibitekerezo by'ubuyobe. Atari ku bungubu nubwo ari ku kazi runaka, ubungubu nta buryo ajya nkwepa akabigenza gutya. Ntabwo uri buze kurota neza nshuti yanjye. Ihereza amahoro, usenge Imana, ahubwo usaba Imana ngo Mana murinde aka kazi arimo ntaze kugahuriramo iki n'iki. Uraza kuza kubona impinduka ku buzima bwawe. Ubwo rero twahereye ku nzozi z'umuruho. Urose utyo rero mu gitondo karabaye, umuntu yirirwa yisobanura, arare yisobanura, niho hantu ujya kubona ukumva urugo ngo rwasenyutse. Noneho rero nugera mu butayu, uretse ko butakyemewe, nuhura n'umuhanuzi numubwira ute naraye ndose uwo twashakanye ari gusambana, ubwo karabaye, arahita akubwira ati yo byararangiye, kuko nawe nta bwenge afite bwo gusobanukirwa inzozi, kuko twabonye ko hari ukurota, hari no kuba ufite ubwenge bwo kuzisobanura. Njyewe rero sinshobora kugusobanurira inzozi ndari namenye imva n'imvano yazo, kuko akenshi urumva ni wowe kibazo, ariko uri kugihirikira kuri mugenzi wawe kubera ko wamurose. Kabiri, ubarizwa muri chantier runaka cyangwa departement runaka, cyangwa se ukora akazi runaka, wagize imishyamirano, ushyamirana n'umuntu mukorana. Nujya kuryama ntusenge, uraza kurara urota ari kukuniga, urota ari kuguta mu rwobo, urota ari kukujugunya hirya, ariko nuza kwibuka ko wazirose utasenze, hita umenya ko izo nzozi ni iz'abadayimoni zo gukomeza gushimangira urwangano hagati yawe n'uwo mukorana. Ariko nimba wagiye kuryama ugasenga, kandi wa muntu mukorana akaba nta kibazo na kimwe mwagiranye, ukarota guta mu rwobo, ukarota akwirukankaho, ukarota akugirira nabi, aguciraho, akwitotombera, hita umenya ko ufite intambara mu kazi, kandi ko ufitemo akagambane gashobora kuzavamo urupfu, kubera ko wabonye bakujugunya no mu cyobo. Ariko ntuze kumbwira ngo wabirose mwana atonganye, ngo twatonganye, ngo nijoro ngiye kuryama ngo ndota ibi. Wabirose nyine kuko wagiye kuryama utamaze kugira gute? Gukoropa. Buriya ushobora gutongana n'umuntu Imana yabyitegereza ikavuga ati aba n'abantu. Ubundi abantu n'abantu nyine, aho bari bashobora gushwana. None se wibwira ko Imana ihita imukonfirima nk'umwanzi wawe? Nta gihe se ushwana n'umuntu ejo akaba ari ukubera uw'umugisha. Ibyo bibaho. Icyo twemera ni igiturutse ku Mana, kuko kiza ari igitagatifu. Hari n'undi muntu uvuga uti ngewe narose ndimo ndagenda nsimbuka imifurege, ukabona nta muntu kwirukankaho, nta n'ikikuri inyuma, ariko wowe ubwawe uri kugenda usimbuka imifurege. Sinzi niba ariko abantu bose bayita, ubwo ni yenda reka dufate urugero mu gishanga. Mu gishanga hari ukuntu bayobora amazi bakagenda bacamo utuntu amazi acamo, imigenda. Noneho ukabona wowe urugendo rwawe rwose uragenda usimbuka imigenda, usimbuka imigenda, usimbuka imigenda.
nibyo bintu uri kurota kandi wasenze da, watuye wabanye n'Imana, wagerageje kubwira Imana ati Imana bimeze bite, ukabona urasimbuka imigenda ubuzima bwawe bwose. Menya ko ubuzima bwawe icyambere burya uba uri umurame, icyo cyo ukimenye. Nubwo ushobora kuba warazirose ukarara udasinziriye ukavuga ngo birakomeye, ko reka mubwira uri umurame, ariko kurama kwawe gushingiye ku Mana, kuko iriya migenda bisobanuye imitego myinshi. Ubayeho mu buzima mbese urategwa cyane, urahura n'ibigeragezo kenshi, ariko urasimbuka. Urumva uri guhura n'ibigeragezo, uri gusimbuka imigenda ariko ntuyigwemo, urategwa imitego ariko ntigushibukane. Ni ukuvuga ngo wubayeho kubera Imana. Hita umenya ko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana gusa. Niwibeshya ukava mu biganza by'Imana, abadayimoni bazahita bakugotomera. Impamvu uri kubona uri gusimbuka iyo migenda nuko ufite imbaraga. Menya ko rero kurota usimbuke iyo migenda mu nzira uri kucamo bisobanuye guhora uhura n'imitego myinshi, ariko ukaba uri umunyamugisha ku Mana, kuko Imana igenda gusimbutsa imitego myinshi. Uhita umenya ko ubuzima bwawe bushingiye mu kubana n'Imana, bushingiye mu gusenga Imana, bushingiye mu gukiranukira Imana. Ariko yo wirangayeho uraraswa, kuko burya umuntu nimba ubuzima bwe buri mu Mana, yarangiza wagashaka kubuzana mu buryo bw'umubiri, byanga byakunda araraswa, kandi yarashwe Imana yirengera ubugingo. Imana yirengera ubugingo, ibindi wowe babuze ubwenge. Ubwo rero ugomba kumenya ubuzima bwawe ko buri mu Mana. Undi nawe akabwira ati ngewe narose nzamuka umusozi, ariko nagera hejuru ngahanuka nkongera nkikubita hasi. Ati nkongera nkurira umusozi nkazamuka. Ati najya kuwuminuka nkongera ngahanuka nkikubita hasi. Icyambere uri umunyantege nkeya mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri ufite ubuzima budafite ejo hazaza heza, ubuzima budafite iterambere. Nujya kureba urasanga mu buzima bwawe icyo ukozeho cyose ntabwo cyemera. Ni wowe ukora uhomba, ni wowe wubaka bisenyuka, ni wowe ugura, ugasanga ni wowe ugura inka iz'abandi zikabyara, yawe ikaba ingumba, ugasanga ni wowe uhinga abandi bakeza, wowe ntiweze. Jya umenya ko ubuzima bwawe uhora utangira, ari uguhora utangira. Biba bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ufite icyo bita inyatsi. Ubundi niyo nyatsi ujya wumva abantu bavuga, ariko iyo nyatsi ituruka kuri wowe ubwawe, kuko uri umunyantege nkeya. Iyabaga wakoraga bikanga, ariko nibuze ukarota uzamuka umusozi ukawuminuka, ariko nimba urota uzamuka umusozi ntuwuminuke, bisobanuye ko uri umunyantege nke mu buryo bw'umwuka. Imana irashaka kuba umunyembaraga mu buryo bw'umwuka, ukagira imbaraga zidasanzwe, ugashobora gusenga nibuze ukumva ko nawe muri wowe ufitemo imbaraga. Hari umuntu usenga amasengesho aciye avamo agatangira gukora ibyaha. Nabyo nzababwira impamvu yabyo. Ukuntu ujya mu ngo 10 zose ntihagire ukubwira ngo reka tukwakire, ariko umunsi wakoze amasengesho urugo rwose ugezemo ugasanga batetse neza kandi bakakwakirana icyubahiro cyinshi, mbere baragusuzuguraga, kandi niwo munsi wiyirije ubusa ugomba gusengeramo. Erega iyi si turimo, turi mu isi irwanirwamo n'imyuka mibi. Umwuka wera ndetse n'imyuka mibi y'abadayimoni byose birimo birashaka ikiremwa muntu, ariko umwuka wera nta ruhanya nawe. Warakubwira ngo ngwino tera intambwe gusa, ubundi ngiye nkurwanire ngo ukure mu maboko y'abadayimoni. Naho imyuka mibi yo irahari. Akenshi rero niyo ikora, rimwe na rimwe umuntu akavuga ngo yahuye n'igitangaza, kandi ntabwo ari igitangaza, ahubwo ni imitego ya Satani yamaze kukwinjizamo. Ukimara kubona rero uzamuka imisozi wagera hejuru ugiye kuminuka umusozi ugahanuka, hita umenya yuko nta mbaraga ufite. Mpamagara dusengane, nta kindi turi bukore, nta mafaranga yawe nkeneye, icyo Imana itampaye se uzakimpa. Ndakwigisha uko basenga kandi bakanga icyaha n'igisa nacyo, kuko niyo ntego. Naho amafaranga yo nanjye maze imyaka irenga 20 n'ingahe nyashaka sindayabona. Ahubwo mpamagara twisengera Imana tumenye agakiza icyari cyo. Ikindi
umuntu iteka ryose akarota yakoze ikintu kikagenda neza, ariko umunsi wo kugikora yagikora kigapfa. Ukarota wubatse inzu nziza, ariko imyaka ibaye imyaka nturayubaka. Ukarota uri gucuruza ukunguka, ariko wajya gucuruza bikanga. Ukarota wabonye akazi ukakabona, ariko ukakamaraho iminsi mikeya. Donko ubuzima bwawe bwo mu mwuka urota ibintu byabaye mu buryo buri spirituel, ariko byagera mu buryo bugaragara mu isi bigaragara, ibyo bintu bikanga. Ikibazo rero ni wowe nanone n'ubundi hari uburyo byapurikamo butari bwo. Ukwiye kumenya uburyo wapurikamo imishinga yawe, kuko kuba warose cyangwa wagize iyerekwa ubona wakoze ikintu runaka bigakunda, ntabwo bisobanuye kuri buhite wirukangira kugikora. Ugomba gukora na projet, ukamenya ngo nimba ngiye gucuruza inyanya hakenewe ibase, hakenewe igishoro. Nimba uzakoresha igishoro cy'ibihumbi 50, nibuze se uzabusigaranye ndi 50 iyo gushyira ku ruhande azakugoboka, kuko buriya inyungu igendana no guhomba. Burya n'abantu bahora bunguka tubona batera imbere, hari igihe bageramo bagahomba, ariko ejo bakongera gukora bakunguka nta kibazo. Uyu munsi rero hari igihe waba urota byabaye, ariko wajya kubikora bikanga. Kubera iki? Wowe wagiye kubikora utabanje kubitekereza neza ngo umushinga ushyire kuri gahunda. Ukarota wabonye akazi, wajya kubona ukabona ugakoza iminsi gahe barakwirukanye. Hari kamere zigendana nawe cyangwa se imyuka mibi itakwemerera gukora. Mwisi y'umwuka warabigabiwe, ariko mwisi y'umubiri nturabigeraho. Mwese ntabwo muzi yuko kugira ngo ujye mu kazi ukarambemo bigusaba guca bugufi. None se guca bugufi nabyo kandi bisaba amasengesho. Ugasanga umuntu arampamagara ngasenga, ejo Imana ikaguha akazi, ejo bakakwirukana, kandi akazi n'Imana yakaguhaye. Naho kumbi mu banyakiburi uruwa mbere, mu bantu bishyira hejuru uruwa mbere, mu bantu bavugira amagambo menshi muri shansi uruwa mbere, mu bateranye uruwa mbere. Ibintu by'Imana ni igisirikare gikomeye bisaba kugira ngo bitware ku murongo. Nimba ari akazi Imana iguhaye, kondisiyo ni ukugenda witonze uciye bugufi. Nimba ushaka kubahwa urebe n'abashumba, abapastori turabafite benshi birirwa basuzugurwa, n'abahanuzi birirwa basuzugurwa, ariko bakabyemera. Iyo rero bana n'Imana bisobanuye guca bugufiya, ukareka ibiguruka bikaguruka, ariko wowe ukakorera cyane mu isi y'umwuka, ariko ukabyapurika mu isi y'umubiri kugira ngo nyine bigaragare ko witwararitse. Nigeze mbona umukatejiste atwaye Ukaristiya, ntabwo avuga, abafite nimba ari inkongoro bagashyiramo Ukaristiya, akagemurira abarwayi, abashyira amasakaramentu. Ntiwamuhana mwaramutse ngo akwishyure, naho mwaba muvuga, naho waba uri umugore we cyangwa uri umuvandimwe we, kuko atari yashyitse cya gikorwa Imana imutumye. Ariko birababaza kubona twebwe abarokore, ugiye mu kazi Imana yaguhaye, umuntu arakwatatse aragusereje gato ngo we ngo ntunkoreho, ngo aka kazi n'Imana yakampaye sha, ngaho kugira ngo nkavemo wakavamo, ahubwo urakavamo 90 itoboke. Urakavamo ndetse na nabi, kandi Imana yaravuze. Mu by'ukuri rero nunarota ibyo warose ukabona birasohoye, hari n'ubundi buryo ugomba kwitwara. Umukobwa akajya hari agasenga ati Imana nanjye mpereza urugo ndashaje, ejo Imana ikabimukubisa urugo, nawe mwiyerekwa yarabibonaga pe, akabona Imana yamuhaye umugabo mwiza w'umunyamahoro, bubatse urugo bameze neza, ariko yarugeramo mu byumweru bingahe agatangira kurya inshyi. Ariko Imana ishimwe abagabo mu Rwanda ntibagikubita abagore. Mu byumweru bingahe agasanga ntibacyumvikana. Ntabwo kuki tutumvikana? Umva di ntujye uncokoza, Imana yavuganye nanjye kuba muri uru rugo ntabwo byari impanuka, ahubwo uzaruvamo kubera kuri kubyitwaramo nabi. Utangiye kumena amabanga, utangiye kumena amabanga. Icyo umuntu avuze abadayimoni bacyumva kurenza icyo utavuze. Icyo utavuze ntabwo abadayimoni bacyumva. Nyamara yo wageze mu isezerano Imana yaguhaye, ndi kugana ku musozo, kandi iyo wageze mu isezerano Imana yaguhaye, warose inzozi zawe zigasohora, ikibazo cyose uhuriyemo nacyo ugomba n'ubundi kwiherera ugasubira
aho wavuganiye nayo. Nimba waravuganiye nayo mu bitotsi, ongera uryame usinze uvuge ngo Mana, n'iri joro ongera unsure undoteshe menye iby'uru rugo wampaye. N'iri joro ongera unsure undoteshe menye iby'aka kazi wampaye. Ariko nuza nibyo gusubizanya. Uzi ko yuri umuntu ubana n'Imana, ukorana n'Imana, usenga Imana, iyo uvuze ijwi ryawe risohoka ari nk'igitutsi kandi wagerageje kuvuga neza. Kandi babandi bigaragara ko banakora mbese bitanabafasheho, bagashyirwa imbere wowe ugasigara. Ariko Imana ishimwe ko iyo wakomeje gusenga irakuzamura nabo bakabibona. Abantu rero nitwe turi gutuma n'Imana itagikora, kuko iratubwira ibintu tukabyasasa, tukabishyira ku karubanda, tukabiha abo bitari bigenewe. Bera amaso inzozi zawe. Tuzakomeza kujya tuganira, cyari igice cya mbere hano kuri Imana Irahari TV. Ukore subscribe, tujye tubana tuganire, turebe ese niki twakora, kuko gusoma kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe tunabyo tujya tubisoma hano turabibahereza. Ariko nanone dukwiye no kumenya n'izindi impano uko zikora n'uburyo zikwiye gukoramo. Ariko sha uzi kuba wifitiye impano y'inzozi, Imana ikaguhishurira ukamenya uwo mubana, ukamenya akazi ukora, ukamenya ejo hazaza ukuntu bimeze. Hari igihe umuntu aza kugwanura akanakuvangirwaho ukajya wumva wanamukubita, kuko uba ufite iby'Imana yakubwiye. Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda muhera mu nzozi. Tekereza, ibazera, uwo nkunda muhera mu nzozi. None se ubwo uwihereze kano yubwira mukunda? Ariko ntabwo mwumva icyo kintu. Mushakashake muzabona, mushake impano. Abagatulika bajya bavuga ngo ugusenga yari ingabire yanjye, ngo ariko ngo nkomorere, ngo naranyazwe, ngo kuririmba yari ingabire yanjye, ngo nkomorere, naranyazwe. Birakwiye ko n'abandi bose twibuka ingabire twari dufite, impano twari dufite. Abantu benshi bari bafite impano zo kurota, bimukira mu mazu. Ntangazi ritangaza, Imana ikomeza kubimishurira. Uku nguku tuba turi mu bukode, uyu munsi turaha, ejo turaha. Ukajya mu nzu ntuzi byakorewemo, ntuzi niba barayifumagurizagamo, ntuzi ibyaha byabereye muri iyo nzu, ntuzi icyuma uryamyemo ibyakorerwagamo, ntuzi niba harimo umudayimoni wo gutuma umugore n'umugabo batumvikana, ntuzi niba muri iyo nzu harimo umudayimoni w'inyatsi, ntuzi niba muri iyo nzu harimo umudayimoni wo gupfusha, ntuzi muri iyo nzu abadayimoni biberamo. Wowe uvuye mu nzu wimukiye mu yindi, uyigezemo ntuyisengeye. Harya ubwo ubwiwe n'iki kuzayigiramo amahoro? None se ndakubeshya, ntabwo uzi abaturanyi bawe? Wowe ntabwo wiyizi mu nzu urimo, utarayigeramo hari ikibazo wari ufite? Kubera iki waraje uyinjiramo uyijyamo gutyo gusa? Iyo nzu byakorerwagamo nibyo bishobora kukugiraho ingaruka. Niwimuka menya ko no kuyisengera wowe ubwawe. Fata umwanya usengera iyo nzu ugiye kwinjiramo, usengera icyo cyumba. Wirukana abadayimoni bagende. Imana izabuzwa n'iki kubana nawe? Erega nitwe twirangaraho. Ariko turamutse tubaye maso, ntabwo twazongera kujya dukubagurwa bene aka kageni. Ntabwo abadayimoni batwigirizaho nkana bene aka kageni. Dusenge, dushakashaka ubwami bw'Imana, ariko tunabishake tunakiranuka. Hari igihe ushoboye kumbwira ngo njye ntabwo nsenga. Ntabwo usenga, ariko none nge ndasenga. Na mugenzi wawe udukurikiye arasenga, kuko dukurikiye n'abantu batari bakeya. Ariko uwo nguwo usenga ntumuce intege. Nugirirwa umuntu ukabuturanye n'umuntu usenga, muhereza amahoro. Hari igihe waba ubayeho neza kubera ko wa muntu azamura Mwami Yesu. Hari ibintu byinshi Imana ikurengeraho, hari ibintu byinshi Imana ikurinda kubera wa muntu mubana. Duhereze Imana yacu agaciro, tuyigarurire, nayo izatugarukira. Ngo nuko ngo tugarurire ibihe bya kera, ngo kuko nubitugarurira ngo nawe uzabutugarukiye. Birakwiye ko twongera gutera intambwe rero, tukiyegereza Imana, tukabana n'Imana, tugakorana n'Imana, tugasenga Imana, tugasengera inzozi turota, kuko iki gihe ishyamba si ryeru. Abanyamwuka bakomeza babe mu mwuka cyane. Ibihe by'umwuka birakamutse pe, birakamutse. Abantu bajya bavuga ngo inzara yo mu mwuka, inzara yo mu mwuka, inzara yo mu mwuka. Simbyemere. Tugeze mu bihe bikomeye bisaba kugira ngo buri wese yitungire amazi,
buri wese yitungira amazi. None ndi kukwigisha gutyo se uyobeye ko hari igihe kizagera ntubu ukibona umuhanuzi n'umwe, ariko nuba ufite impano yawe y'inzozi urajya ujya kuryama ubwira Imana ngo bane nanjye, Imana ikuganirize buke mu gitondo ukomeza urugendo rwawe, ibintu byose ari amahoro. Nimero yanjye ni 0789565760. Imana y'amahoro rero ibahereze umugisha. Reka dusenge. Uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana tugushimiye yuko wabanye natwe, hereza umugisha w'abadukurikiye bose, kandi ukomeze kuduhereza ubwenge bwo kubana nawe, haba mu nzozi, uduhe n'ubwenge bwo kuzisobanukirwa, n'abazirose zikabahahamura ntibamenye uko zisobanura. Ndasenze kugira ngo Uwiteka ukomeze kubana nabo, kandi abo zashwanishije nabo wongere kubunga, mu izina rya Yesu misabye nizeye, amen.